mwiriweho muraho mwaramutse muramuke bitewe naho turebera ngiye mukurikira kuri Mugabe World nitwa Mugabe Robert mwene Kabahigi wa Gakwaya wa Ruzigamanzi wadahiriwe wa Nembe ya Ruyange ndumutsobe w'umubona ndumunyarwanda iwacu ni Gororana Nyagasiga ubwo ni mukaye karere niho Ruzigamanzi yaratuye uyu munsi ni Gatsibo Munyabuganza aho niho bwa mbere Ndori avuye kubunda kwa Nyabunyana niho bwa mbere bakoreye imihango yo kumwimika nk'umwami baramvura Karinga bamuha imfizi n'ijigije batangira imihango y'ubwiru yo kwimika umwami ndumutsobe aho ri iwacu Gororana Nyagasiga igorageraga abakobwa b'inzobe batsobekazi beza bitwaje ngo nibitwaga indengarenge ubu ni nko muhe murenge muri kariya karere ka Gatsibo nasubiye Ikiziguro oya urengakize urabona ndatemwa yes yugeze ndatemwa zakabagendo buretse yugeze ndatemwa ubona igihanda cy'igitaka kigana muhura niyo ngiyo nagiye igorora nshaka kugura ikibanza abaturage baho usanga reka nawanjye mbere kubera iki baza amafaranga kandi igihe nashakaga gusubira ku musozi w'iwacu barayanze ndumirwa nuko ndataha ariko zogera bazayemera ntugire ikibazo rwose umva bazayemera ubu nushaka uzayuko wa mbere ngiye muri leta barambwira ngo imishikirane yarusha yarabyanze ngo nta muntu ugisubiraho yaturutse ibintu usanga harimo akantu ntabwo ari byo ariko uyu munsi nakiriye umugabo Alhaj Komando amazina yivugire de Asumani niyo nambaza wande hano twivuga kiya wa Mwendangabo yego ya Maronko yego ya Ndarubogoye ya Kibonye umusinga utavangiye Ndarubogoye urumva icyo bivuze u Rwanda rarubogoye yarusubije ku murongo sogokuruza ubwo ni imfura cyane Asuma uraho ndaho ndakomeye abantu barakumvisha mu kiganiro twakoze ubushize baragukunda barakoze cyane barambwira ngo ngushimire none wigarukiye bari wowe uhera wo bashimira wongeye urantumira kugira ngo ngaruke mboneho n'umwanya wo kubashimira cyane urakoze cyane urakoze ndagushimiye reka bari wemperaho reka nyuma yawe nshimira abo bantu bakurikira kuko narabyumvise bo baranagutelefone ndabona wanditse ku ibaruwa yego hari abantelefone hari n'abatarantelefona ariko reka mpere kuri Marceline Mukantabana yabaye bavuze ese burya najyaga mukunda ntaramumenya none ndamumenye Mukamanzi Devota yego ibyegeranyo u Rwanda ibyegeranyo ubu niko yitwa ibyegeranyo u Rwanda Plotile Nadia Uwase Nadia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Uwumukiza Jean Bosco Uyisenga Fils Eric Mugarura nabandi ni benshi ndabashimiye cyane no kugira ngo batazaya bagira ngo amashimwe yabo ntabwo tuyazirikana cyangwa ntituyareba cyangwa akomeje ko rubishara abadamu gusa harya muri Islam mwemera abagore benshi barenze umwe ariko ngiye ngira umwe ntashobora guharika nundi namosora umukunda bibi ubu namuvugana n'umuntu gahita werekana cyane pepe ntashobora guharika nubwo byagenda gute nemerewe abarenze umwe ariko sinemerewe kurenza bane yego rega abantu babyibeshya burya twigire mu kiganiro uri amahoro ndakomeye muri uru Rwanda ruryoshye nyuma y'ikiganiro twageranye ibindi comments z'abantu wazumvise ute wazakiriye ute
ikiganiro wagize kuri jewe ni ikiganiro cyiza cyane, twagize ikiganiro cyiza, ikiganiro cyiza kandi gikomeye cyakanguye abantu benshi, abantu baba bakeneye amakuru cyane cyane mu bintu byo kutagendera mu kigare cyane rwose, utishinga abateka mutwe ngo ugendere mu kigare. babandi nagiye mbwira uyu munsi hashize imyaka 4 mbwira abantu mw'abantu mwe uwo muntu cyangwa abo bantu muri inyuma ubona n'ubu turabavuga, tuzakomeza tunababwire tubaburire kuri Rwanda Rugari TV. Uriya nihaye intego yo kuvuga ngo ndaburira abadasobanukiwe no kunyomoza abateka mutwe. Abadasobanukiwe rero nabo baba hanze cyane ndaburira abadasobanukiwe no kunyomoza abateka mutwe. Yes, yego. Abo bateka mutwe mbivuga buri munsi nta nubwo ndi bubitindeho, barangajwe imbere na Thomas Nahimana, niwe hedi rwose. Abo bandi bagiye bamumenya gutyo, ndagira ngo nongere mbisubiremo, uyu mugabo amaze imyaka 20 yose kuko yavuye mu Rwanda mu 2005. Abeshya abantu ngo uwo ashyizeho akanyamakuru kitwa Le Prophète, ageze mu Bufaransa birarangiye, yashyizeho baringa y'ishyaka Ishema ryaje kubohozwa, niba ari ukubohozwa cyangwa muri bwa buteka mutwe bwabo, yaje gusunikira witwa Gahunde Chaste n'undi mugore, niba ari n'umugore niba ari n'umukobwa witwa Kansinge Nadine. Ibyo n'ubuteka mutwe cyavuga ngo azaza Rwanda kwiyamamaza. Ese byarangiriye umva babahaye abateka mutwe basaruye mu Banyarwanda n'Abanyarwandakazi n'abazungu 2,400 by'amadolari n'amayero muri 2017. babwira ko Gahunde Chaste ngo ni perezida w'Ishema, oya niba ari vice perezida na Kansinge Nadine, njya mbabona aho ngaho. Voilà, nkabwira abantu nimwebwe mureke kugenda inyuma y'abantu n'abateka mutwe. Ibyo byose ni Thomas Nahimana, Le Prophète, Ishema, irimbi ryo kuri internet, pasiporo, ishuri ngo ryigisha ngo abayobozi, birangira ejo bo ni 2018 ashyizeho cyaki ry'abarezi duhora tuburira abantu ibyo bintu ni mubivemo, ibyo bintu kubateka imitwe. None samayiri y'ubuteka mutwe ngo abacumu y'inda ntashira igorora. Voilà, ni ibyo ngibyo kunyomoza abateka mutwe no kuburira abataramenya cyangwa badashobora gusobanukirwa mu buryo bumwe bitewe n'impamvu runaka, abadashobora gusobanukirwa abateka mutwe, kandi byatanze umusaruro kugeza kuri uyu munsi. Wigeze ugendera nawe mu kigare? Oya, sinshobora. Abangabo uravuga ibyo kwa Thomas cyangwa oya mu buzima mu buzima busanzwe nanjye nigeze kugenda mu kigare, ibintu ntazi, ibintu ntigeze nsobanura. Nabaye mu Buyanja buri Pedero Buyanja kabisa. Nabaye umva ndi mu bantu bashinze Ubuyanja, byo se warubize? Oya, bashinze abafondateri. Yes, abantu 24 yamaye ngayisina, ni mu basinyateri 20 bwahuriye wamaye kuri kacu za president. Ni mu mushaka makuru se? Baraje bambwire ngo wese ngo utari ngo kutigeze ubivuga cyangwa kutarabivuga kuri Rwanda Rugari TV. Ariko hano urabivuze. Niba ndi kuri Mugabe World automatically cyangwa automatically ubwo ndi kuri Rwanda Rugari TV cyane. Nanjye kigaye nakibayemo, ndi mu bantu bashinze ukigiye mutese Asma. Nakigiyemo uko abandi bakigiye. Ndumva ari nka muri Buyanja, Pedero Buyanja, Parti Démocratique Rwanda. Yiwe ari perezida wa Repubulika, Pastor Bizimungu afatanyije na Kirutinka. Yego n'abandi twari 24. Yambaye uri kumwe nande abitwa ba Radisilas Ngendahimana, uyu wabaye muri Biraro, abitwa ba Majoro Bizimungu sinkibabona, abitwa ba Bigabiro. Yego Bigabiro ndamubona, Majoro Bigabiro na sirikare nawe yajya mu ishyaka ko ari benshi. Kereka ngiye muri Arishive. Yegagiye muri Arishive twari 24. Ndigeze kumva urwejya ngo bandika stati atari ukwisijyaho kuyandika ngo yarikiye muri Reprodor. No. Kareka
kwa Kante gusinya byabereye gusinya mwasiye kwa Kante kwa hariya hafi no kwa Kante hafi yo kwa Kante seri kwa nagira utinga mu rugo kwa nagira utinga mu rugo utagaje utamaze usuti ubundi byatangiriye he ibi byatangiriye byaberaga muri hoteli Simbi yamaye kwa urukomeye iriya hoteli iriyo mwako muri kavi muri kavi nahageraga ntabwo nahageraga hari wahindi bavugaga ko mugabije demokarasi ko FPR tayigira se ariko aho ngaho byumvikane neza ntabwo ishyaka ryigeze rikora mu by'ukuri ariko habayeho kurishinga rigamije demokarasi demokarasi iyo umuntu iyo uri mu Kigali barakubwira ngo demokarasi uburenganzira bwa muntu guteza imbere abaturage yego noneho reba ibintu bivugwa n'umuntu wabaye perezida wa repubulika nawe ukagenda kandi uvuga uti ejo nanjye nzaba nkomeye uti uyu muntu wabaye perezida dore n'ibyo abanga yako aho yavuye arahazi ashobora kuzasubira akaba perezida nibyo niko kuri nibyo uyu munsi bari inyuma ya Nahimana ngo azabacyura ngo bazane mu Rwanda ngo bakureho leta y'inkotanyi bakureho leta y'ubumwe bw'abanyarwanda bakureho Kagame nagira ngo mbabwire ngo mwabantu ibi murimo yewe hashize imyaka 25 mbiguyemo warafunzwe nawe se nacitse ku icumu ntabwo numva nacitse ku icumu kabisa ariko hari benshi twacikanye ku icumu nk'abo Baradisirasi Ngendahimana Radisirasi we yahise bajya mu nzego z'ubutegetsi kuri gushira mu biganiro ikiza nuko nabimenye hakiri kare nshimira n'abantu bambwiye bati ibyo urimo bivemo yego nta kamaro bigufitiye ndabashimira cyane urabona hashize imyaka 25 ni kimwe n'abanshimira uyu munsi bambwira bati warakuze kutuburira ibi bintu Thomas Nahimana arimo kutuganisha mu tutazi nabonye comment mu kiganiro twakoranye ubushize bavuga bati batu Asumani rwose yaramfashije nari kigarasha mbivamo nibyo ashobora kuba ari muri abangaba nuko ntabyibuka ariko reka nongere mbisubiremo bantu muri inyuma yabo bateka mutwe ngo n'abanyepolitiki barangajwe imbere na Thomas Nahimana mubivemo nkuko nabagiriye inama kubera experience mfite yuko nanjye nagiriwe inama yo kuva muri biriya byitwa ubuyanja pedero ubuyanja byakugizeho ingaruka no ujya wicuza ko wabigiyemo cyane nicyo kintu isomo ririmo nuvuga ngo itonde mbere yo kwishora mu bintu yego itonde banza ushishoze kuko uyu munsi iyo mbitekereje ndibaza ngo ari kubundi biya bintu ko nari nabigiyemo buriya nari kuba meya nari kuba gitifu w'umurenge minisitiri w'itagaza basi se nari kuba secrétaire général muri ministeri n'abareba ko nabonagamo abasirikari babizi mu ngo ngabo babigabiro wenda ko bari kuzamurwa akaba ba generali ari ubwo ngiwe nari kubiki uyu munsi ndabisubiramo ndashimira cyane mwebwe abadamu n'abagabo singegeye nyine bagiriye inama ntabwo ari ngegeye nyine bakebuye kuko nyuma haje kuzamo n'abandi ninde wabakeburaga n'abanyarwanda barebaga imbere yego barebaga ejo hazaza h'u Rwanda kama ibisubizo bya politike ndo umunyamakuru wajya unyorohereza n'abanyarwanda nuwakuriye akara uko mugira umwe n'abanyarwanda batandukanye umwe yaturukaga hatariko ibyo bintu uri mu bivemo bira ko abantu bari banzi kandi bankunda ntabwo guhurura mu bintu utazi udasobanukiwe udafiteho amakuru ari byiza ko ari mukuru se
ushobora kuba mukuru ariko udafite amakuru. yego yego None se uburambwira ngo bari inyuma ya Thomas Nahimana baramuzi. bamwe baranize Ngewe byaranyoroheye cyane, nayo mpamvu dushyira imbaraga mu kwigisha bariya baba hanze mu migabane itandukanye, kubera ko abo bashora muri ibyo ntabwo baziranye. Uretse kubona Nahimana ajya hariya ku isinjura katontoma katuragurika ibintu nk'ibyo ngibyo bati twatashye, ariko yewe ntabwo byangoye kubera ko abo bambwiraga ndi inyuma narabarebaga. Uti kubera iki? yego Abantu umwaka w'ibihumbi 2000 igihugu kiracyafite ibikomere. Ibikomere, abantu baracyafite ibikomere. Hanyuma ibyo bikomere inkomoko yabyo ni ibyari bibaye nyuma mbere y'imyaka 3 abantu bicana, abantu nibukaga imyigaragambyo. twe tuvuye mu ntambara y'abacengezi, intambara y'abacengezi ariko ikurikira jenoside yakorewe abatutsi. Jenoside yatangiriwe n'imyigaragambyo nyuma y'ishyirwaho ry'amashyaka menshi ko nari muri kino gihugu 1991 94 basenya, bica, basahura, ubuzima bugahagarara mu gihugu ko nabaga i Kigali. Umutima uza kugaruka ndaba ariko ibi bintu ndimo. Ndakomeza kubashimira abantu bankebuye. Ibi bintu ndimo ubejo n'ubundi iri shyaka ntabwo rizarukita abantu bazagarura imyigaragambyo. yego Bazajya gufunga imihanda, interahamwe cyane ko Sederi, wari president, cyane ko wari president yabaye president atatowe yabigezwe na FPR Inkotanyi. Yego uwari president, kandi noneho ongeraho uwari president kumva ngo ishyaka rya perezida, iyo myumvire yari ikiri mu bantu. Ishyaka rya perezida, hari n'abamubonaga ko akiri perezida, niko byari bimeze. Noneho nkahita mbigereranya n'igihe cya Twagiramungu Faustin Rukokoma nyakwigendera. Yavuga ngo aho avuga ati mujye mu mihanda. Twagiramungu buriya yarigendeye, ariko nicyo ngicyo nkubeshye navuga ngo nahise mbibona cyangwa nahise mbiteke. Oya, abantu baranyibukije, abantu barampituye, barambwira bati ibyo bintu uramenye, baranyibutsa bati ntiwari hano. Ari nabyo nanjye uyu munsi nibutsa bari hanze. Murabyibuka, murashaka ko uwo Nahimana nubwo atabishobora aza kongera agatera murya mukuru we cyangwa se wabo cyangwa nyirarume Twagiramungu Faustin. Murashaka ko u Rwanda rugarukamo ibyo muri 1991 na 2 na 3 kugeza ku ndunduro noneho yabyo iyo kuva ku itariki ya 7 z'ukwa 4 1994 kugera ku ya 4 z'ukwa 7 1994. Nibyo murimo mubivemo. Nkababwira gutyo. Noneho uyu ni umwanya rero wo kubaha ubuhamya ko nanjye ibintu nk'ibyo nari ngiye kubigwamo. Ese byari uragenda ubinoshora gatoya gifite amatsiko. Amatsiko y'ikirobati. Ibyo bintu byari bimeze gute? Kuko umva amatsiko yanjye hashingiye. Rwose reka nkubwire amatsiko. Je nari nyiri umusirikare. Wari ukiri umusirikare. Ibyo bintu rero bya politike n'ubusanzwe mu gisirikare gisanzwe byari mu mishinga. Banza unyumve gato. N'ubusanzwe mu gisirikare nk'umusirikare muto ibintu bya politike bumva ari amahamba. Ubu utazi n'ibyo abanyapolitike bashaka. Wowe urebana n'igihugu n'umutekano w'abaturage n'akazi kawe.
n'akazi kawe. Bizimungu numva ibintu biraje kuko nari mari mu nteko umunsi yegura, yego n'ibyabanjirije je nari mari nari i Kigali. Ibimenyetso twese twari duhari, ariko jewe impamvu mvuga ngo nari mari no mu nteko umunsi avuga ijambo nari mari, nari mahagaze. No mu no mu ntabwo twumvaga ibintu by'abanyapolitike n'abaturage bari batizera amashyaka n'ibiki. nta mwanya mwari mufite, nta mwanya wari uhari, mwari kubisobanukirwa, ariko kuko bamwe twari tuvuye force zacu zimwe zivuye gutanga umusada mu ntambara ya Ruhengeri na Gisenyi, intambara zo muri Kongo, mbese ibintu bikiraho wari mukuru bihagije uburyo byo mu ishyaka ukaba n'umufondateri. twebwe yaba nge yaba n'abandi twabigiyemo buhumyi, kandi nakubwiye ngo ijambo ryawe si urihini yawe kuvuga ngo twarirukanze, twarahuruye. Yes, ariko hari uwabahuruje. Twarahuruye ariko hari uwabahuruje kandi umwe se, none si ishyaka ni iry'umuntu umwe. Ubundi umuntu yaba ari perezida avuyeho akagwa. Reka nawe mbikubwire, nawe no gutabigiyemo mu ijambo rimwe ry'ikinyarwanda ngo nawe byakubaho. Ni kimwe nuko abari hanze abo birirwa bari muri ibyo ngibyo batubwira bati ntabyo twari tuzi, ariko uyu munsi tumaze gusobanukirwa. Natwe rero twasobanukiwe, kugira ngo nsubize ikibazo cyawe, nta nibirenze biraba. Ishyaka se harabavuga uretse kuritangaza ryamaze igihe kingana iki se? Nta n'umwaka ryamaze. Nta bikorwa by'ishyaka byigeze biba, nta mobilisation, nta mitingi, nta desante ngo nka bya bindi tujya twumva ngo ubuyobozi bw'ishyaka bwamanutse bwagiye gukora mobilization cyangwa ubukangurambaga kugira ngo abantu bibuke ishyaka. Ibyo bintu ntubizi se? Kubera ko nese wowe warigiyemo batakumobilije. Jewe urabona nari umuntu woroshye, ndakubwira ngo ndi muri Renuayu, le pionnier wa Pedro yaje. Mahinga kabahiye, ariko byarangiriyeho. Nakubwiye ngo nacitse ku icumu, ndanashimira ababishinzwe ko batamfunze. Nagize amahirwe, naraburiwe, baramburiye, ariko nta nukumburira kundi bangiriye inama, barambwira bati ibyo bintu urimo bishobora kukuzanira ibibazo. Yewe nk'umuntu mukuru, nk'umuntu wumva vuba, ndavuga ariko ibintu nibyo. Icyakurikiyeho nigize ni bya bindi amategeko yakoze akazi kayo, ubutabera buramukurikirana. Abari wenda waza kumbaza uti ese buriya adafungwa byari kugenda gute? Twari kwendereye mushaka demokarasi. None se sibyo twatozwaga n'uburenganzira bwa muntu. None inzira ntibwira umugenzi, niko mu kinyarwanda bavuga, inzira ntibwira umugenzi. So navuga ngo ndi mu bagize amahirwe yo kugarukira ku mwamba cyangwa ku rwobo nari ngiye kugwamo n'abandi. Ari nayo mpamvu nkubwira ngo abantu ibyo byaba bivuga se ko mu Rwanda hatemewe amashyaka menshi? Ahubwo se ntiyarariho? Warari arahari. Hayari se we ntabwo byemera? Ndanabazaga. Biterwa n'amashyaka yariyo. Hari nka Green Party.
Green 11 Green Party gusa se hari urashaka kumbaza opposition se opposition hari ahubwo mbaza uti ese iryo shyaka ryari Ikibazo- rya opposition iryo shyaka rya opposition ikigaragara ryari rya opposition nyine Ryo- ariko opposition Bizimungu FPR iyo opoza FPR kubera iki kubera ikintu kuvuga iki kubera iki atari kuyopozaho bigakunda se ntibyakunze niyo mpamvu uyu munsi ubu iyo mutuvuga ko bitakunda none se wowe bagufashe kandi nkubwira ngo inzira ntibwira umugenzi ibyo nibyo Hey. utekereza ko Bizimungu Yewe. buretse gato utekereza ko Bizimungu pasiteri yagiye kuba muri 1994 yagiye kuba perezida ariwe muntu ubwe wize gusa ibyo niwe wari ubishoboye ese ibyo ngewe birandeba ntabwo ibyo bindeba jyewe ariko mura umva reka mbisobanure neza niba ngombwa ndambara n'umwambaro wa politiki mu ishyaka hari abavamo bakigumura yego so buriya yafatwaga RPF yo mu bayishinze ntihari abigumuye uyu munsi Rudasingwa se ntiyabibereye umunyamabanga mukuru ubusarihe ubwo ndagira ngo nsubize ikibazo cyawe nihuse kuba Bizimungu pasiteri wabaye ni vice chairman nese ubugo ni vice chairman nose ubu utekereza ko Rudasigwa hari kirazageraho ubu yashuka abantu gataje ishyaka bakamujya inyuma niyo mpamvu tubwira aba muri inyuma tukabaha n'urugero yewe niyo navuga noneho kuri Bizimungu kuri Bizimungu n'abandi bahoze muri RPF uzindahiro murahira muri RPF ndahiro barahira ni natira igihango zafatwe nk'umugambanyi n'abandi bose bagufata nk'umugambanyi utari ku Rwanda ntabwo rwubahiriza uburenganzira bwa muntu ntuzi warahiriraga iki bigeze baguhamagara si we wizanye aho ongeraho ahubwo ari wowe warahizaga n'abandi aho so Bizimungu rero kugira ngo akaru ngarangize utekereza ko buriya Rudasigwa yakora politike mu Rwanda bigakunda FPR iri ku butegetsi aho ari hose arayikora bwo reka genda shaka gukemura akantu k'abantu badizatiga muri RPF ntabwo ndi umuvugizi wayo ndahise n'umuvugizi wayo si igitangaza ko abantu bafite imyumvire uretse ko ari byiza ni byiza bituma RPF irushaho kubamenya bari bayirimo ariko si no kubamenya gusa nabyo bituma ikura urumva se urambwira ngo Rudasigwa uyu munsi niki yavuga niki yabwira abantu bamuzi mu myaka n'imyaniko nabagahima na mukuru we wavuze ko ari mukuru we Gahima niki Himbara David yabwira abantu iyo uvuze RPF twumva secrétaire général tuvuge ariko noneho by'umwihariko twumva presidence ya Republika mu office za chairman kuva mu ishyaka abantu bari kumwe nawe abantu bari abajyanama be uyu munsi ninde muntu muzima wakumva cyangwa uretse abarindagiye waje inyuma ya Rudasigwa kweri gobo birasanzwe yuko umuntu yava mu ishyaka rimwe akajya mu rindi mu rwego rwa politike bibaho rwose kimwe nuko yagenda agatangiza irindi yego ariko mu mateka ya politike kubona umuntu uva mu ishyaka riri ku butegetsi agashaka gutangira kandi atari vamo ari umuyoboke gusa usanzwe ari mu bayobozi bavuga ari kijyana akajya gutangira irindi none iyo politike yatajya birindi iryo shyaka akaritangira muri cya gihugu kiyoborwa na ya systeme byahiriye ninde wabishoboye konzi ko nawe ufite ubumenyi muri politike icyo nakubwira nuko nubaho reka mwite nyakubahwa Pasiteri Bizimungu rwose kuko hari n'abandi bamwita nyakubahwa icyo nzi nawe ari hano aho iruhande rwanjye cyangwa imbere y'iyi kamera yavuga ati ndicuza icyatumye nkora biriya bintu Pasiteri Bizimungu uyu munsi ndahamya ko yicuza
cyane ko Mm. yasabye imbabazi, Mm. yabisabiye imbabazi, Yego. yafunguwe ku mbabazi za nyakubahwa perezida wa repubulika se Ariko Paul Kagame yazisabye perezida. yazisabye perezida. Ni nayo mpamvu uyu munsi ntari mu gihugu se, Yego. hari umuhutaza se, Oya, abafite n'abapolisi bamurinda. umutekano we hari icyo bisobanura. Baracyamwemera ko ni icyubahiro cye. uwahoze ari ni ukuvuga ngo ni umuntu yaratanye aruta nabi, hanyuma inzozi ze amakuru zimubyarira amazi n'ibisusa. amakuru nizeye neza aravuga ko n'agashara gashobora kuba kaza. Na agashara se kubivuga buhoro wabivuze cyane, wavuze uti nuko nabifite gihamye. ariko bivugiye uti amakuru ntizeye, arambwira ko aravuga ko n'umushahara we uza. Hari n'abibaza ngo ubundi ngo yakaba yari senateri n'ibiki byose, no, yakurikiranywe n'amategeko agenga igihugu, arabihanirwa. Ntabwo amategeko abyemera, ariko ntibivanaho ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi ahabwa icyubahiro n'agaciro nk'uwayoboye igihugu, kandi ukikirimo simpamya ko abwirirwa ngo aburare, simpamya ko hari banki irimo kumutereza imitungo ye kubera ko yabuze ubushobozi bwo kwishyura loan. Nk'uko wari ubivuze uti amakuru mfite, nanjye amakuru mfite nuko ari mu bikorwa by'iterambere, arubaka amahoteli, arubaka umva Pasiteri Bizimungu nta kibazo afite, ariko uyu munsi ararogereta nk'uko natwe turogereta. Icyatumye impamvu turarogereta, impamvu yewe ndabivuze, abandi uzabishakire, abandi twari barahari. Turarogereta impamvu twagiye mu bintu, twishoye mu bintu bigaragara ko byaje kugaragara ko byajyaga gushyira igihugu mu kaga, kandi igihugu ariko kikibohorwa no byari bibi cyane. None si yo hagaruka iriya myigaragambyo, urabona abantu, ubuyobozi bushya, ingabo zirimo kubungabunga umutekano, ziragarura umutekano, hanyuma hakaba haza ibindi bintu, havuka ibindi bintu nk'ibyari bimaze guhagarikwa. Ndavuga amahane, guteza umutekano muke, ubwicanyi, imyigaragambyo, kwigumura, kwigomeka. Erega twe no kwica ku ruhande. None si uyu munsi ntibabivuga, n'uyu munsi baravuga ngo abahutu tugomba kwisubiza ubutegetsi. Yes, abahutu tugomba kwisubiza. Pedro Buyanja rero muri the same context, naho urebye naho n'uwo murongo naho byaganishaga rwose, nta mpamvu yo kubica ku ruhande. Urumva se dasobanukiwe noneho cyane ko Pedro Buyanja, Pedro Sederi, umva icyo kintu. Coalition pour la défense de la République, Parti pour la démocratie, Sederi Pederi Ubuyanja, twongere restoration, twongere dusubizwe bushya. Yego, ntabwo ari byo umunsi tugomba kubivuga, ariko ni nabyo byabiri urumva ko bikaze kureza uko nabikeka. Ni nabyo uyu munsi bari hanze baranabivuga. Abahutu twisuganye, abahutu tugomba kwisuga. Numva undi wita umutabazi ninde? Mukanyiko. Mukanyiko iruka avuga abahutu tugomba gusubirana ubutegetsi. Ejo bundi yaratukanye, yaradututse, ariko mu kiganiro giheruka ngira ngo nawe ukubwiye, ubwo ndamumenyere ndamuzi. Yaratukanye, yaradututse, ibishoboka n'ibidashoboka. Ese bitutse byishende wazi ko byica, ariko birangira avuze ngo urwo Rwanda rwanyu ni mu rugumane ntabwo nzagarukamo.
Okay. ntabwo nzagarukamo nibyo kuko aba muri Denmark afite ubwenegihugu bwa Denmark ati nubwo nava muri Denmark najya mu kindi gihugu ariko reka muho ubutumwa mu kankiko nubwo avuga ngo ntakeneye none se aravuga iki uru Rwanda rwacu ntarwo akeneye mbese kuri yirirwa avuga iki none kuri we u Rwanda ibyo avuga ntacyo rumubwiye iby'abahuta sensibiliza oyareka mwerurire yaba we mukankiko yaba nabo base wabo ngaho rwose muhaye uburenganzira niyongera tukane azi gutukana cyane arabishoboye ariko aratukana aho yicaye aho ngaho bikarangirira aho ngaho yaba we yaba na base wabo n'abandi bameze nkawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi iyi message ndizera ko azayibona azisanga mu Rwanda abishaka cyangwa atabishaka aravuga ko ntakeneye kugaruka mu Rwanda ubwo arumva ko yagezeyo aho ari haramuhaye ariko avuga ikinyarwanda nagira ngo YouTube biganira akora bikora nagira ngo rwose abantu bari bumutange kubona iki kiganiro bamubwire ngo mukankiko cyangwa nawe mbimwibwire mukankiko Silvia mwene Mutabazi wa Samvura wa Nkiko Imara umurenge wa Kayumbu ubu ni mu karere ka Kamonyi mu cyahoze ariko mwene Rutobwe mukankiko wabyemera utabyemera mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuvuga ko ngo udakeneye kugaruka mu Rwanda isaha iyo ari yo yose mu buryo bumwe cyangwa ubundi ushobora kwisanga mu Rwanda tukomeze numva bihinduye isura buriya se Nayimana akodi hari umuntu witwa Gaspard Musabyimana ni muntu ki Gaspard Musabyimana Gaspard Musabyimana buriya wo kuri radio Inkingi nabonye amaze gusaza warashaje ngiye muzi muri cyagiye cy'amashyaka menshi MDR ariyo iyobora primature akora mu biro by'iperereza muri primature akorana ba Musanga Mfura Sixpert MDR yari ikomeye cyane muri primature ariko hari ibyo nkigenzura hari ibyo nkikurikirana kuko nge ntabwo mvuga ibintu ntarabona ubuhamya ntarabona n'amakuru yimbitse kandi mpawe n'ababizi amakuru nkikurikirana nkitohoza nuko Gaspard Musabyimana ubona yigaragura bakunze baradi nkinda bashuje muri kumwe na Gaspard Musabyimana abavuga nka ntuza nk'iki nk'aka kamashini gatsindagira umuhanda amakuru mfite nuko yamaze abantu hariya ku mabariyeri hariya haruguru ya stade Pere Stadium ari Nyamirambo yaratuye hariya haruguru ya stade hari amazu y'abakozi ya Minitrap yacumbikwagamo cyangwa yaturwagamo n'abakozi ba leta yari yegeranye n'amazi electrogaz yes aho ngaho rero nibumoso hasi muri munsi y'umuhanda kivugiza Gaspard Musabyimana yakoze amabara buriya ndamureba nzamugenera umunsi nshaka kubivugira hano nzayivugira kuri Rwanda Rugari TV arabizi bose barabizi barambona ndababona nkabandikira ariko shaka Gaspard ivyo bintu urimo ni ibiki koko ariko kubera ko bakuyeho uri hari abantu baba hanze bafite imyumvire nk'iya Mukankiko numvise bamwe bavuga hari benshi babonye ubwene gihugu hari abari mu Bufaransa mu Bubiligi mu Buholandi Denmark Ubudage bariya bose ubona bavuga ikinyarwanda ariko batagifite quality cyangwa culture umuco w'umunyarwanda kwiyubaha k'umunyarwanda bari ubona bakuyeho batukana batunzwe no gucuruza ibinyoma ibitutsi n'ubwesikoro bariya hafi ya bose bafite za nationality mu bihugu barimo mu ijambo rimwe birasobanura ngo n'ubundi ni hahandi ntituzasubirayo
Niba mbese tutazasubirayo. birajya gusa na wa wundi uretse ko wakiri hano Ntaganda Bernard ngo turatugabane ni wanga bimeneke ni bamwe turatugabane yabariya no gutukana uko babyumva uko babishaka kubahuka bataye umuco icyo basigaranye ni ururimi rw'ikinyarwanda kandi ni bose nabo bitwa abo birirwa bigamba ko ari abahutu bambuwe gakondo yabo bashaka gusubirana gakondo yabo ari abitwa abatutsi barokotse jenoside barokowe n'inkotanyi barimo ba Jean Paul Ntagara n'abandi bose ebana ni bamwe ni kimwe kabisa baravuga bati n'ubundi tuzasubira mu Rwanda ukagira ngo batagarutse hari icyo Rwanda ubu se iyi myaka nka Jean Paul Ntagara amaze imyaka 13 muri Canada yabonye nationality we n'umugore w'Ifurura Karenzi Thomas Nahimana amaze imyaka 20 mu Bufaransa harya Ntagara umugore we ni Ifurura Karenzi ariko size skandale yigeze kuba Ifurura Karenzi ni birebire ni ndagiye korabora wamwa oya nuko bajya hariye bakira ise yicishije nyina amaye nk'akabahiye Karenzi Narcisse yari umwicanyi ruharwa ise yicishije nyina hano Ishyorongi hari Kanyinya buriya kwa sekuru wa Karenzi ni hari iruhande rwa Hills Hotel sekuru yitwaga Kambanda uruhande rwa Ninzi Hotel ni Hills Hotel iri Kanyinya iri hotel yego nagiyeyo sekuru yitwaga Kambanda se wa Ifurura Karenzi akitwa Karenzi Narcisse umuparime huturu kabuti umwicanyi ruharwa wo muri MDR mubi yari yaratandukanye na nyina yari yagiye kuruhira iwabo uriya nyina wa Ifurura yaguye hariya yicanywe na se kandi yicishijwe na se wa Ifurura nyine umugabo Ifurura Karenzi nyina yicanywe na se yiciwe iwabo kwa Kambanda Nukuvuga ko muko yishe umugore yicisha na sebukwe yicisha na sebukwe kwa sebukwe yatumye abicanyi bajya kubica uti wabimenye ute uti ni ikihe kimenyetso ikimenyimenyi ibi Ifurura ntashobora kubivuguruza bajya ajya kugenda n'umugabo we kwanza niwe wagiye mbere Ifurura burya niwe wagiye mbere muri Canada abifashijwemo n'umupadiri witwa Roy bafitanye amabanga yihariye nzagarukaho urumva ugiye wicishe wa mupadiri wo dio kuri ekonoba noneho ari ugisaje ari mbere yuko agenda yagiye mbere buriya Jean Paul Ntagara yagiye nyuma anyuze Uganda Jean Paul Ntagara burya yajyaga ava hano mu kwa kane kwibuka jenoside akinyuza Uganda ngo agiye kwibuka babandi kwa rwibutso rwubatswe na wa Muhinde kuri Victoria rw'abantu bari barabashije mu kagenda wakagenda agiye kwibuka nk'umuntu wacitse gucumu rya jenoside ariko yari mategura amayira so mbere yuko Ifurura agenda yarabanje afungisha se 2012 afungisha se wandi se Karenzi Narcisse buriya Ifurura bene nyina bose bitwa ba Karenzi yes kandi buriya bene niwe mukuru afite bene nyina bane abakobwa 3 n'umuhungu umwe bose bari hano bari mu gihugu harimo n'uwunzi muri umuna w'umwenjeniyeri uba mu rugaga b'abenjeniyeri na si ngombwa ko muvuga hano ariko barabizi ko mbizi so yarabanje afungisha se abona kugenda ise afunguwe ejo bundi banza yarakatiwe nk'imyaka runaka nzamubona buriya tuzaganira niko bimeze rero nuko nguko nyine abo bose abo Ifurura abe Jean Paul Ntagara umugabo we
njya mubona icyo nakubwira ntabwo bapfa kuzerera uko bashaka kuko barabizi baba bicaye hariya akaje imbere ya kamera muri geto baba muri Canada ahantu bita Gatino ni Flora n'umugabo yego amasaha 3 yose imbere ya kamera bagatukana uko babishaka ubundi bagakurura barafinda bangaba ubundi bagakurura abandi bakabazana kuri zu urebe ukuntu abantu ari abagome aba bana bafunzwe ko aribyo navuze ubushize wagira ngo bafungishijwe nande ko ari abangaba ubugome bw'aba bantu baba hanze ariko ibise babivuguruza ibi ntabwo bashobora kubinyomoza so kubera ko rero bazi ko bafite za nationality bavuga ati ntagarara bizi ko adashobora kugaruka hano ariko ntibibabuza ikibatunze no guteka mutwe iyo mishinga nkubwira ya Thomas Nahimana bayimwigiyeho nk'ubu witwa uyu Jean Paul Ntagara ari kumwe n'uwitwa Mbonigaba Isidore ubwo ni Sumayiri wo mu Museso umwahoze mu Museso rekada ari kumwe n'umusaza wa hari Nyabikenge Mbonigaba Isidore si wo mu Museso se kuki udakurikira baba kwikamba uzababona kwikamba ngo babyita ngo ni ikamba ariko nge nibyita ikamba ngo niyo radio ya Jean Paul Ntagara ngo azazirikisha FPR umva ngo azazirikisha inkotanyi wo Karama ibyo biramureba bari kumwe n'umusaza hari Inyabikenge witwa Sekidende Munyabagisha uraho ngaho usaje ngo Sekidende Munyabagisha uramuzi wawo ndio wigeze kuza hano ngo aje ngo gushaka ubudepite yigeze kuza hano ngo aje kwiyamamaza hano mu gihugu uvuka Nyabikenge aho mbonye umutwe ari yashinze akabaravuye umvada hari abo ba nyirantuza abo ngo Mukamugema mukobwa mbonye umutwe abo bose ababa mu Bubiligi bafite za nationality hari abatavuga hari abatabijyamo nk'abantu bitwa ba Corneille Ndengeyinka baba mu Busuwisi y'uwonjya mbona n'uriya musaza Habyarimana Emmanuel ntabwo akiri bem ibikina yambuye impeta za gisirikare ubwo nawe njya mubona nkamubaza ariko wa musaza afite sheni ngo yitwa ngo Lahabem ngenda ndabareba abwa kwa musaza nk'ubwo kuko wowe Habyarimana inkotanyi nizo zagufunguye baragufunze bakwiti ikitso kwena bitwa ba majoro ntabakuze muri za 90 na kangahe Habyarimana yarabafunze inkotanyi ziraza zirakurika uyu munsi bakugirira faveri uyobora ingabo wa ministre w'ingabo wa chef d'état major uyu munsi uri muravuga ubusa wagiye ejo bundi unyuranje yapanya na Corneille Ndengeyinka na uri ya Rwaka bagendeye rimwe nkamubaza muze iyo ubona Ndengeyinka ntacyo avuga utekereza yuko uri umusirikare muruta uvuga ibicyo uzi ko ibyo ngibyo ushobora kubizira ubwabyo kirazira kikaziririzwa aho waba uri hose uri umusirikare kirazira kuvuga ibyo ubonye cyangwa kuvuga ibyo ushaka noneho by'umwihariko ku gihugu cyawe bose ndababwira ngo aho muri ntabwo abangaba ntabwo ubuyobozi ntabwo u Rwanda rwababuze no kugira ngo mbese nimwikirigite museke rwose mwenjoyinge ibyo mushaka ariko bazi ko baravuga bati nubundi ntacyo tugisova byararangiye ntako tuzasubirayo babishoboye baramutse babishoboye kuko barabirota sinigeze kumva se ko bemu ashaka kugira ntabwo ari bemu bimwita bemu kubera ko yambuye impeta za gisirikare
ntabwo namwise general. kereka niba ushaka kugarura ibya general Kanyamibwa nasaga hutu ngo Nahimana yamugize general. Umva nawe general uri mabuso, general wo kuri Zoom ku isi nijoro, ubu yacyakora bivuyemo inde wa saga hutu inosa. none se gorira wabugize general Nahimana ako Nahimana ngo ese Nahimana yagira ubuntu general na bese izo ngabo zibaye kuri Zoom ziba kwisi nijoro. ibyo bintu babisobanutse kandi ngewe ndabisobanukiwe. ingabo zo mu bwuka se, ingabo z'ubugoryi ziri aho ngaho zo kuri Zoom oya zo mu kanwa k'umuteka mutwe nyambukiranya mipaka witwa Thomas Nahimana. Iziheze kandi bamuhaye amafaranga. Guverinoma iri kuri internet, ingabo ziri kuri internet, kwa afite ngo ni inteko iri kuri internet, afite n'urukiko ngo rwa rubanda ni ruramucira urubanza rwo kuri internet. Niyo mpamvu icyakora ni byiza ubimaze gutanga umusaruro twarababwiye dutabo bantu n'abateka mutwe mubirinde uyu munsi rero. Ari warayi ari umudamu arayumamagaye ni mugoro kabisa, arimwo kurira cyane, batanze amafaranga menshi, uwo bari amafaranga menshi cyane. Akurumva ambwira cya kibazo arakubazaga ubushize, nkubaze se kuvuga abo Nahimana ateka y'imitwe nuvuge bo kuvuga ngo warambajije ngo hari uwo yakura mu mufuka ku ngufu. Nanjye ndakubwira n'undi abisubiramo ngo inzira ntibwira umugenzi. Hari abantu bafite ubucakura, reka mbivuge ku buryo buri wese abyumva. Uyu munsi hano abantu baribwa buri munsi. Ribu ntigaragaza abantu, ntirwa yerekana abantu batuburiye abantu se. Yigiye no kuri telefone bigeze kuyajyana. Nuko rero naje message ivuga ngo ishyura ya mafaranga ngo yashyire kuri ino. Yes. Nkagira ngo n'umuntu wari yanyoye. Nuko Nahimana akora rero yagibo. Nabo yatoje akaza kugishyuza nyuma. Nuko Thomas akora. Nawe yagize ngo n'uwo gonda bwishyura. Barabwa ngo narasaze sibyo. Warayatanze? Urumva je natanze amafaranga. Hari umuntu ujya umereza amafaranga amazi yagibo mu rugo. Yego. Ari yagura 3. Noneho mbona message ivuga ngo ya mafaranga yashyire kuri iyi kode. Nkagira ngo niwe. Yego. Noneho ndayamwereza ariko ni 3. Ato. Aje ni bake. Abandi babarya amagana na za miliyoni. Hariho n'abaje n'abakoraga no ku gisementi bari baratangije ibyo bita ngo niba ari money trading, ngo washoraga amafaranga bakayacuruza kuri internet akakunguka. Oya tunabonereho kubwira abantu umuntu uzakohereza SMS ababwira ngo nge hari abamaze iminsi banyandikira ariko nge ndabimenyereye ngo wabaye untije 20 ngo yashyire kuri iyi nimero ngo ndayagusubiza ni mugoroba. Abazakurikira iki kiganiro muramenye mbivuga buri munsi. Abo nabo ni ba Nahimana. So abo ni ba Nahimana rero. Noneho yubatse yatoje abantu benshi. Yarabatoje. Uyu munsi abarimo kumwigumura aho barimo gushyira ku karubanda amabi bakoze, barimo kubivuga bo bitwa bamako bamwemayire n'ibiki byose nabo bagore ba Brigitte Tuyishime ba Mukankuranga Marijane. Ubu uyu munsi ariko nari narabibabwiye nawe nibyo murimo byose ejo muzabitubwira. Uyu munsi byo navuze riratashye ariko bose nabateka mutwe. Kubera ko barize bahuriye ku kintu nk'amako witwa Mako Ndayisaba John nakubikora uwo mubweye uzamubona umeze nk'igikoko. Yego. Wa Madrid n'ibyanwa n'ibikibyo. Uwamaze iminsi bamwohereza amafaranga ngo yo gushyira ngo abana ngo FRN ngo na FDLR kandi ntashobora kuva muri Amerika. Ngo azanyura mu Burundi ngo ivyahi ariko bamaze kumuha gatubutse. Noneho nundi yewe namukanyikuye ejo bundi arimo avuga ngo nanjye nimwe yanyohereza ariko ibyo babamo abo bantagara bose buri wese aricara. Hari umugore uba hari yamarawe irirongo bitwa Macumi Wodeta. Yego. Ngo impunzi ngo nimuzana amafaranga ngo dushyigikire icyo kihwinini cy'ibihwinini
by'abagishinzwe ni Grex ngo mwampunzi mubona akazi kanyu ngo nimukomeze ubwo Mozambique, Zambia, Malawi bakohereza ngo barashyigikira guverinoma y'u Rwanda ikora Nahimana yaje mu mwaka ushize ariko umva yaciye muri humye inzego z'umutekano uyu munsi abari hano yari yagiye Malawi Lilongwe muri ubwo butekamutwe nyine afite za network ariko ndasaba ngo arashaka kujya Ottawa naramubwiye nti umva ko wigenje Thomas ngaho uzaje Ottawa muri Canada arabizi ko ndasaba yuko Thomas nafatwa mu byaba zamushinja bazashyiraho gushinga umutwe w'abagizi ba nabi ni byinshi narabivuze ni byinshi ubutekamutwe kugambanira igihugu gushinga umutwe w'abagizi ba nabi ubwinjiracyaha mu kwicisha abantu no kwicisha abantu kandi yicisha bene wabo ejo bundi yaravuze ngo kubera ko uwo mako yamwigumuyeho ngo uzamubona ari muri Kanevu azarinzeho itaka ibyo byateje ibintu bye twebwe ngiye ubareba umunota ku wundi narababwiye n'ubundi se ibyo se nabibabwiye ntabwo ari bishyashya so nuvuga ko akoreye numva Kayumba bamushinja Rutabana oya ibyo byabo bya Kayumba na Rutabana uretse ko bose ari abatekamutwe Kayumba se wiki Sankara ntiyabitubwiye byose uko Kayumba yakoraga wibuke ko Ntagara yabanje kwa Kayumba akimara guhunga ese n'umugore we bashaka kujya ku kigega biranga basanga Kayumba riracanye bamwigumuraho baragenda sinzi ukuntu bacamatanye na Nahimana Jean Paul Ntagaraba icyo ngicyo ngo ni cya ngo ningirwa ministre w'intebe umugore wagashaka kujya ku kigega Mwemayira ati oya ivyo ntabwo bishoboka uyu munsi ni babaye nk'iki abantu batukana kurusha abandi ni bande batukana kurusha abashumba ubambikana ubusa ku buryo ariko jya wongera wabihene abashumba ibihene kuko abinga ntabwo batukana cyangwa bingurube ibintu nk'ibyo ngibyo ubu bashyirana ku karubanda baratubwira yewe mbazi byinshi ariko ibyo ntari nsanzwe nzi bakabinyibwira nanjye nkahindukira nkababwira nti si byo sinabibabwiye hari igishya kirimo ngayo nguko Asuma mu Kisilamu bavuga gute bashaka kuvuga ngo Imana iguhe umugisha nta kindi kibazo gisigaye ibindi n'iby'ikindi gihe yego mu cyaro baravuga ngo barakallahu fik ibyo birakomeye Imana y'u Rwanda iguhe umugisha Allah ampaye umugisha byarabyo simbizi Imana y'u Rwanda rugira iguhezagire iguhe umugisha nshimira abantu bose badukurikira nshimire abantu batwandikiye mu kiganiro cya mbere nagiranye na Sumani mbasabe kwe ku mutima bashishikarize gukurikira n'ibiganiro bya Rwanda Rugari ni shene iyobowe na Sumani ariko n'inkunga turazikeneye inkunga turazikeneye rwose amafaranga inkunga za mbere ikomeye ni subscribe sabone kwiyandikisha like ibyo mwavuze rwose like zikaba nyinshi share ni partage guhererekanya ibiganiro ahuraho muri Amerika Ottawa nanaboneraho kubabwira Nahimana yibeshya akagera aho ngaho uzamubona bwa mbere azatubwire nimero zacu bazifite niba hari n'abatazifite hari ikibazo tuzitanze
cyo nta kibazo wayibahaye iyangira hari kunuza kuri sheze 0782 64 67 67 nimero yanjye ni buri 6 niko bimeze rwose. Reka tubashimire inshuti bakunzi ba Mugabe World. Itangazo nuko hari abaganga mpuzamahanga leta y'u Rwanda yazanye bagenda muri buri tugari bavura abaturage. Nibyo ujye kwivuza. Nibyo ejo narabyumvise iwacu muri Gatenga. Yego bagende bajye kwivuza kubera ko bari abaganga baboneka ahantu hakomeye kandi ko bageraho bisaba amafaranga menshi. None leta yabazaniye mu tugari, mu masibo, mu mirenge no mu midugudu. Murakoze ikindi abifuza kwamamaza kuri Mugabe World, inomero iri aho ngaho kuri YouTube channel, baraza no kubanyurizaho hano hasi. Mugire umunsi mwiza, Imana ibarinde.